ngo naho bari abanze Yesu ngo babwiriza kubw'abamarayika. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere, nta butumwa bwa Yesu buhari, ahubwo ubutumwa ni ubw'Imana. Imana yabuhaye Yesu, Yesu nawe abuha marayika, marayika ajanira Yohana, Yohana nawe agenja gute arandika. Ubutumwa ni ubwane, ni ubw'Imana. Yabuhaye nde? Yesu. Ibyo mwagira ngo ndababesha, uretse n'ibyahishuwe bivuze ayo magambo, ahubwo n'ibyakozwe n'intumwa 10 ngaho muhasomye. Ubutumwa ni ubw'Imana, ariko kugira ngo buzanirwe abantu Imana yavugishije nde? Yesu. Amaze kuja mu ijuru, Imana imuha ubutumwa, bwa butumwa Yesu abuha marayika, marayika abuha Yohana, Yohana arandika. Yesu ari mu isi nawe ubutumwa yabwirije ntabwo bwari ubwe, ahubwo haranditse ngo ibyakozwe n'intumwa 10. Ndasoma mpereye ku murongo wa 34, haranditse ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka aramwemera. Iryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku Bisirayeli. Iryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku Bisirayeli, ivugishije Yesu niwe mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yudaya yose rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo wa Yohana. Iryo nshaka ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yabuhaye Abisirayeli bose, ivugishije nde? Yesu. Burya Yesu ntabwo ubutumwa ari ubwe, ahubwo yabuhawe n'Imana, abari buza kububwira abantu. Mu gitabo cy'Abakolosayi 1:28 niwe twamamaza tuburira abantu bose, umubwiriza wese, umwigisha wese, umuntu wese uri kuvuga iby'Imana aba akwiye gushyira iryo zina hejuru. Ni iry'Imana yahaye umwana wayo, iryo zina rya Yesu, iryo niryo tugenda dute twamamaza. Mu gitabo twihuta cy'uwifuzwa mu bihe byose, icyigisho cya 86. Uwifuzwa mu bihe byose 86 icyigisho. Hano ndasoma ku paje ya 627, haranditse ngo katika agizo lile la Yesu hakuna nafasi ya sheria zilizopitishwa na mamlaka au uongozi wa kanisa. Muri rya tegeko rya Yesu, itegeko bari kuvuga ni ryari nirivuze ngo nimuje mu mahanga agenje gute yose. Muri rya tegeko rya Yesu nta mwanya w'amategeko yemejwe n'ubushobozi bw'abayobozi cyangwa se bw'itorero uhari. Mu itegeko ryo kuja kubwiriza ubutumwa bwiza, nta mwanya abaja kubwiriza bagomba guha ubushobozi amategeko cyangwa ubuyobozi bw'amatorero ngo abari bwo bubaha uburenganzira bwo kuja kwamamaza cyangwa se gukora iby'iryo tegeko ryo kuja mu mahanga yose. Watumishi wa Kristo hawapaswi kufundisha lolote katika hayo. Ntabwo abakozi ba Kristo bakwiye kwigisha ibyo ari byo byose cyangwa icyaje cyose kuri ibyo Torati au manabii, ahubwo mu mategeko cyangwa ibyahanuwe